mpamaze iminsi ibiri ndimo ndashaka uburyo fata imodoka iva Dar es Salaam ingeza Harare. Arambwira ngo ntayo wabona ahubwo genda Lusaka Zambia uyifatire Lusaka, hanyuma uzabone gufata iya Harare cyangwa ufata iya Pretoria direct Lusaka Zambia. Ubwo rero niho nahuriye na madame, turakundana, dukora ubukwe bwiza, Imana iduha nibwo gwakoze ubukwe ibintu byose amafaranga menshi cyane. Ubwo se hari abandi bantu bacu wenda abanyarwanda barundi mbese bumva runo rurimi bari bahari benshi cyane, ahubwo batari bari n'abanyamurenge. Hari nge na babiri n'abandi babiri wa musore twavana inaha n'undi twasanzeyo. Ubwo mwasanzeyo yakoraga iki? Donc ubukwe bwabereye iriya hari kure, donc bohereje ngo hano ndagenda ndakwa, ariko njyanaga n'uwo mupastori ari we mubyeyi ni umurundi, ko turavuga ururimi rumwe, niwe mpagarariye. Ariko n'uyu muhungu twavanye inaha ni umu grand frère, donc niwe uhagarariye umuryango wose. Yego. Umukobwa se we famille yari aho? Iwe yari hari. Sinabwiye ko Lubumbashi na Lusaka ari hafi. Ni hafi cyane, abantu bagenda bakajya guhahira Lubumbashi bakagaruka. Donc barya ibinjyo zo muri Kongo batuye Lusaka. Bambaye amakositime baberewe, bavuga igiswahili ngo muzana amapasiporo yanyu. Ngewe nanica ku muryango nibwira ko ari aba immigration, ndambita nibaha n'undi muhungu twari turi kumwe, bari kumwe gutyo mu metero 10. Mbese polisi ntiyoja kubaza abajura kandi kirababona. Yego, kandi twayiregeye. Ati bano nabajura nta muzo wa passport nico bashinzwe hano, kandi polisi ndiyo barwanya. Tukubura bose bafite imbunda. Aranga ati wowe umusazi, ntabyitorera, ndatabwo tugenda ushake polisi. Ndamwese polisi turayishaka iki ko dufite ibyangombwa? Biragenda gute? Kandi polisi mwamaze kubona ukuntu imeze ntayibagira. Ndamwete okay, nimba ushaka ko tujye muri polisi tugende. Polisi ya Zambia twayigezemo muri Lusaka ngo ibone dufite amaviza, iratubwira ati murashaka iki? Kumwebwe muri mufite amaviza kandi mukaba muri abantu b'abagabo, nimugende mwigwariza nta hantu dufite tubaraza. Bitamubwira ati reka sasa tugende rero kuri mwitorero. Niho ahantu ngeze rero, niyo mpamvu nakubwiye iyi story yose kuko ntiyari muri gahunda. Nuko dusimbuke ukuntu waje kuva hano, ukuntu wagiye South Africa, ukuntu wagarutse hano, ngo tukorera kuri urwo rugendo kidogo. Muri ico gihe Charles ubwo yarantrainingaga kandi nkora mu Bakenya. Ndabyibuka nakoraga rongaye muri New Tabernacle Victory Church. Arinje mo splita. Dukora umurimo, Imana dufasha gukora umurimo ukomeye hari muri rongaye. Ariko buri wa gatanu nkajya muri zo training. Mu kwezi kwa 12 okay, tuza gukora sortie, mpura n'umugabo witwa Francis, n'umu bishop mu South Africa, afite ishuri South Africa. Aza kumbwira ngo you know what, imirimbire yawe nayikunze, none ndagushaka, uzaze nzaguha scholarship wige theology, ariko kandi uzurimba mu itorero ryanjye. Munyumve Willy wa undi wiga kuri Icyongereza n'Igiswahili, ahuye no mu South Africa, arashimye, afatikanje naje gushima, none arambwiye ngo aragutumiye ngo nzoje kuba umuririmbyi wo muri South Africa. Njya mu Rwanda nguze passport, ndagarutse mfite Kampala coach. Hari mu kwezi kwa 11 kwa 11 ke Dar es Salaam, mpamaze iminsi ibiri ndimo ndashaka uburyo fata imodoka iva Dar es Salaam ingeza Harare. Arambwira ngo ntayo wabona ahubwo genda Lusaka Zambia uyifatire Lusaka, hanyuma uzabone gufata iya Harare cyangwa ufata iya Pretoria direct. Fata iya Lusaka Zambia. Je nkagira ngo na hafi, donc ni rwa rugendo rwa Kampala. Ugaho ni ryari? 2012 kwa 11.
nuri imodoka ndagiye umunsi wose buraca mbona kugera Lusaka ariko nkiri ku mupaka ndi kwinjira Zambia nza kugira amahirwe makeya baranyiba actually ntibanyibye baranyambuye kumugaragaro gucya izuba riva donc bisi yageze ku mupaka mpita mbona abagabo nka babiri bambaye amakositime baberewe baba bavuga igiswahili ngo muzana amapasiporo yanyu ngewe nanica ku muryango nibwira ko ari aba immigration mpita nyibaha n'undi muhungu twari turi kumwe ariko abandi bantu muri bisi bose barazibima none twe dusohoka ko batwaye amapasiporo turabakurikira baratubwira ati twebwe muzane $50 donc ijana twembi ngo baje kugonga kuko visa yari $50 baragenda neza cyane no muri immigration baragongesha bashiramo visa sticker ya visa bayishiramo muri passport hanyuma bagarutse turavuga ati okay thank you soda yanyu ni mwakoze kuko barayidusabye twe twari tuzi ko ari immigration twatudiringa nayo bahita batubwira ati mudaduha $200 nta passport mubona ngo tube tukicinginga tubona bari serious duhamagaye polisi yari iraho twebwe polisi bano bantu bafatiye mu passport none banze kuyadusubiza ariko baterejemo visa badufashije kandi turabona ari aba immigration polisi ya Tanzania ngo turacane kuri Tanzania side ntimurambuka turambuka ariko urumva nyine bateyemo visa polisi iratubwira ngo bari abantu ni wajyamazi ngo kandi ntago twoja kubabaza bari kumwe gutyo mu metero 10 mbese polisi ntiyoja kubaza abajura kandi kirababona yego kandi twayiregeye polisi ntitunane dutangiraga kubaza abandi twari turi kumwe mu modoka ati bano nabajura nta muzo wa passport nico bashinzwe hano kandi polisi ntiyo barwanya tukubura bose bafite imbunda turero bazanya akavuyo no kwita barwana ariko umwe mu twari turi kumwe modoka aratubwira ati mugende mubwire polisi yo ku ruhande rwa Zambia Zambia tuyibwiye ati aha muracari muri Tanzania mubwire iri dusubira muri polisi nyamuneka ni mudufashe babagabo baraho batureba aho nukuvuga ngo noneho polisi atubwira ati mugende mubahe ibyo urimo urasaba dufashe $200 turazibaha ubwo $100 n'ijana ry'umugabo twari turi ku musore mwene wacu baratubwira ati sawa murakoze ati passport zanyu zifite bariye baba polisi no baba gabo abo mwahaye amafaranga n'aba polisi no niba abandi bagiye kutugongeshereza barya babibye bajya babatwiba ubwo abafite passport ari abahe baturangira abandi ngo bazihaye tuhita tubabura twagiye kubaza passport zacu aba turababura barana bati ni $200 aho ngaho nasize $200 na mugenzi wanje hasiga $700 mbese umwe agaha mugenzi we undi agaha mugenzi we wagaruka ukabura wa undi warusize ndoze n'abaramba baturangiye ngo bazifite naho twabaye $200 ndunga ijana ryanyu naho batubwira abandi none turabafata ngo tugendega baziduhesha donc bakamatubwiza ubushizi bw'amanga ati ntidukine nabo mugende cyangwa mubireke polisi iraho kira tureba $700 ndayasiga namwe ndatasiga $700 cyane urumva rero amafaranga masigaranye $100 nari mfite $100 mva Dar es Salaam kandi yari amafaranga menshi cyo gihe yo kutugeza South Africa $100 rero twambutsega basubije passport na mugenzi wanje turambutsega ku ruhande rwa Zambia inzara yabaye tuvunja no $100 mfite nawe n'uyu mwene data avunjija ayo yarasiganye 50 ndagira ndagenda avunja
abazambiya nabo bankorera igitangaza donc idolari 100 ni 1 million zari icyo gihe zari 1 million hiriye Yesu Kristo miliyoni million donc ibihumbi donc sinzi uko nabyita ni 1 million bama bampa inoti y'ijana donc nabo bampa amakwaci ijana bari kuguha miliyoni bari kumpa miliyoni bampa ibihumbi 100 aho uragira ngo ibihumbi 100 nangahe ninjiye muri restaurant zari dukubise ubwijanaga ni kidolari 10 mbese ninjiye muri restaurant ngarura amakacu wa 40 kandi ndacafite kugenda amasaha 12 kugira ngo tugere Rusaka twageze Rusaka ya dolari 100 ryashize na ya 50 yashize tugera Rusaka nta mafaranga uruvuga ibyambayeho ariko iyo ni story nubwo igihe giciyemo uragaze cyane so ubwo rero twahise dukwamira Rusaka bari bacu bari bazi kwivuga neza ngo Paul na Safari menya ari we bavugaga mpamagara wa mugabo Bishop Francis please nabaranyibye nimba wumfasha nkagera iyo ngiyo arambwira ati wiri twavuganye ko uzogufata ugeze hano ibindi byo mu nzira ni byawe kandi niyo masezerano dufitanye yari right ubwo rero mbwira mugenzi wanjye ndavuga ati sasa tugende tujye ku ushaka aho itorero riri icyo gihe nari umuntu w'amatorero aranga ati wowe umusazi nta byitorera ahubwo tugende dushake polisi ndamwese polisi turayishaka iki ko dufite ibyangombwa biragenda gute kandi polisi mwamaze kubona ukuntu imeze ntayibagira ndamwira ati okay nimba ushaka ko tujye muri polisi tugende polisi ya Zambia twayigezemo muri Rusaka ngo ibone dufite amaviza iratubwira ati murashaka iki kumwebwe muri mufite amaviza kandi mukaba muri abantu b'abagabo nimugende mwigwarize nta hantu dufite tubaraza bitamubwira ati reka sasa tugende rero kuri mu itorero niho ahantu ngeze rero niyo mpamvu nakubwiye iyi story yose kuko ntiyari muri gahunda uyu muhungu twari turi kumwe arambwira ati okay ngewe rero ndahetse numvaga polisi ariyo yari kudufasha ubwo rero buri buzana ibintu by'amacaje tugende nta handi dufite guess what hari Saturday duhita tubaza aho ngaho ni hari ahantu hoba hari rusengero bahita batubwira ngo hano hari assemblies of God bahita baturangira ikanisa ryiza ry'isirimu ndagenda nsanga bari ibyo muri repetition kuwa gatandatu icyanejeje Papa Gabi line up icyo bita twita playlist y'indirimbo baririmbye zose nari nziza nizo nakoreshaga hano Nairobi umva Charles yari yaramaze kuba training Jonathan training yatwishe indirimbo nyinshi cyo gezare zigezwe zose za holy nyinshi cyane tekereza ko ibintu byantangaje line up from song 1 kugeza ku yanyuma zose nari nziza nama ntangira kuramya nabo muri repetition leader wabarare barangwa nyitegereza abona ibyo ndakora ndabizi yamabwira pasiteri ko hano hari abantu niba wadufashije kubwira pasiteri yari muri biro ko dukeneye ubufasha batwibye ibintu nk'ibyo ariko mu kumubwira mubwira ko nje ndumuramye aramuze mushobora kurimba ubwo gakongereza ko ndakavuga urashobora kurimba ndashobora kuririmba nose ejo ku cyumweru kugira wenda ngo n'abantu bagufashe hoza uririmba ndabona ati rwose naririmba kandi naririmba indirimbo imwe muri ziriya baririmbye you are holy niyo twaririmbye ku cyumweru bampa indirimbo Papa Gabi njye wari uvuye mu maboko ya Charles hano nateye iyo ndirimbo uvuye mu maboko ya polisi nako y'abajura kandi ko ndashaka ubufasha bayirago nako ni by the way nabyo nibyo kuko ngaho hasa n'ahari hagoye zamura iyo ndirimbo mu cyubahiro cy'Imana wiri yabuze ariko nyine simbeshya ndi kuri kamera harimo agatima kuvuga ngo Mana mfasha aba bantu banyugwe fungua roho mbagire imigisha hano guce nk'ijambo nigeze kugera mu mujyi hano Nairobi
abajura ba hano baza bakubwira ngo fungura roho nize kuhagera country bus saa 8 z'ijoro noneho mpuye n'abagabo bagambwira ngo fungura roho mbese bahagana fungura roho mbese bibahe nta bindi we fungura roho nawe wazi babwira ati mana fungura imitima y'aba bantu y'intamiki Imana izabikora nazamutse muri iyo ndirimbo amateraniro arahaguruka none tujya twasubira muri session yo kuramya Imana none uwari wasabye indaro akorerwa protocol ndagasubiramo uwari wasabye indaro kugira ngo kuko iyo Saturday twasabye indaro kugira ngo Sunday dusenge yananyemeye ko naririmba twavuye aho navuye mu materaniro bantwaza igitabo kera wa worship leader yabaye challenged ndabivugana umutima uciye bugufi yabaye challenged batangira kumbwira se udufashe ngiye kundajya South Africa ariko mu gihe ukiri hano kandi yegereza mikoro ndabona ufite visa mu gihe ukiri hano wodufasha bancumbikira kuri hoteli nawe mugenzi wanjye kajya mubwira ati we wabonye polisi yawe ntiyadufashije ariko Imana yanjye irabikoze Imana yabikoze so jyoboka Imana kurusha polisi so Papa Gaby muri ayo mezi 3 y'iyo visa nari mfite nari ndi mu cyumba cyanjye bishyura wahamaze amezi 3 yego aho nyine muri Zambia ko ndashakishaga uburyo bwo kujiriye na buryo nabona amafaranga aho hantu Imana ihita ihanshiramo nkajya jambo rivuga ngo mucanya c'ubwati bubisi bita ntibukira mucanya c'ubwati bubisi bamfata neza baranyuba bampumbugisha gahunda zo kuja South Africa zose zirashira bitanguma Zambia nkorera Imana sasa mfite umwarimu Charles yaranyigishije ngeze mu Bazambia dukorera Imana tangira kuririmba ariko visa yaje gushira kandi ibintu bya work permit yari biragoye ubwo muri ameza tumaze kumenyana n'abantu benshi hanyuma nzagura n'umukozi w'Imana muri ndi kanisa banono handi mu Zambia uwo mukozi w'Imana n'umurundi atuye ariko amaze imyaka myinshi ubu tuvugana muri Amerika afite itorero tutangira gukorana mpita ninjira discipleship training ubwo gahunda ya South Africa yararangiye ubwo ntangira gukorera mu itorero rya Shelter of Life Embassy Church Lusaka Imana iradukoresha muri uyu murimo gusa ariko none ni nako ngenda niga Bibiliya bukebuke kuko nicyo cyane vanye hanyuma uko nagenda niga Bibiliya nza kurangiza iyo myaka 3 turi kwiga kandi ndatsinda kandi bakabona Bishop bakabona ndabishoboye arambwira tuzi nibindi nubwo uri worship leader ariko ngiye kuguhereza branch ugenda uyobore iragutraininga no muri ministry arayimba mva mu mujyi yari nko hirya gato uvuye mu mujyi ndagenda buri niposho nkaza ngendayo nkirirwa mbwiriza ndirimba ngataha kwari ngakureho kuntu ya branch iragenda iratumbagira yankiriye twazo turimba gusa ijambo ngamba ndifatira nk'iminota nk'icumi mu bikanisa ryo kuririmba wenda ndimo ndaministeringa mu buryo bwo kubwiriza njya nkoresha umwanya muto kubera ko mba nuzuye kera kuririmba n'ibyo ntangizanya nabyo nkamanja muri climax yo kubwiriza ngagusha ku ntego soza nuko iriyaga muri branche mvanayo amanota menshi ko ryari igeragezwa banzana kuri siège barambwira ati ntabwo rero wabana kuri siège utari umupasiteri
bagutumye kuyobora ikijiji utarasengerwa. nkiri umuvugabutumwa n'umunyeshuri ndi worship leader nakoraga inshingano zose mu ikanisa narayoboraga. Mu yandi magambo ryari igeragezwa. niko byari bimeze. hanyuma nza kuritambuka neza. baransengera kuba pasiteri muri Church of Life. niyo certificate ngira abantu bazaza se wasengewe muri under Church of Life Embassy Church Lusaka, Zambia. ubwo rero niho nahuriye na madame turakundana dukora ubukwe bwiza Imana iduha umwana abandi twababyariye hano muri Kenya. So aho nyine muri urwo rusengero. aho muri urwo rusengero nibwo rwakoze ubukwe ibintu byose amafaranga menshi cyane. ubwo se hari abandi bantu bacu nimvuga bacu ubwo bumve bakomoka bavuga ururimi tuvuga wenda abanyarwanda barundi mbese bumva runo rurimi bari bahari benshi cyane ahubwo batari bari n'abanyamurenge yari nge na babiri n'abandi babiri wa musore twavana inaha n'undi twasanzeyo. ubwo mwasanzeyo yakoraga iki? yaratuye gusa yakoraga business duto ubu nyine yubatse cyangwa yari umujene ubu ari muri Amerika ubu tuvugana. yaragiye. So 2017 mbona sinimo ndakora ibyo nkwiye kuba nagakora. reka ngusubize inyuma gato. uravuze ati niho nahuriye na madame dukora ubukwe. nuvuga ngo ukora ubukwe nta muryango uhuriye n'umukobwa iyo nta muryango uhari. nawe yari umunyeshuri se yasengeragaho byari bimeze gute? twariganaga kandi ari muhanga ahubwo kuko niwe muhanga nawe yiga Bibiliya. Yes. buriya madame nawe ni umupasiteri mwiza cyane. buriya ni umupasiteri mwiza cyane. donc ubukwe bwabereye iriya hari kure. imihango yose yabereye donc urumva ninjye musore ninjye wakwaga donc bohereje ngo hano ndagenda ndakwa ariko njyanaga n'uwo mupasitori ari we mubyeyi ni umurundi ko turavuga ururimi rumwe niwe umpagarariye ariko n'uyu muhungu twavanye inaha ni grand frère ni grand frère donc niwe uhagarariye umuryango wose. yego umukobwa se we famille yari aho iwe yari hari sinabwiye ko Irumbashi na Lusaka ari hafi ni hafi cyane abantu bagenda bakajya guhahira Irumbashi bakagaruka donc barya ibindyo zo muri Kongo batuye Lusaka. so bo bari bahari mama we donc bari bahari n'abarumuna be. tuzaza gukora iyo nkuru kwayo reka dutambuke inkuru y'urugo niba twemerera tuzayibagezaho nayo ariko bari kumwe rwose. nuko 2017 rero ibirageze mbwiye madame ati reka ndazindutse ngiye muri Kenya ni Bugande ni Burundi ndamutse abantu ko rivuga butumwa ndaza ndarikora kweri tangiri hano Nairobi. usize umugore iri umugore hari ko rivuga butumwa ariko Japan ajya kuririmba preaching i Bugande hano mu Rwanda i Burundi. hanyuma igihe kiragera handi hano muri Kenya Imana numva mu mutima wanje ko nkwiye kugaruka inanga ngakorera inaha bitasubirayo nsubira gahunda namashije kabisa numva kabisa Imana irimo irabinyemeza. Ako nsubirayo kugira ngo ngane na madame cyane ko abiwa bari hariya numva sinari kumubwira kuri telefone cyangwa muherereze amatike yuri ndegaze no ntekereza kubanza gusubirayo kubera ko nari i Burundi rero mbita mfata rero bato imvana hariya Uvira. wabitekereje uri Burundi? Nabitekereje ndi hano. uri hano none nkomeze ivuga butumwa kuko kerana nabaze kubona n'abantu twakorana donc bakeneye ko twakorana. yego mfata bato kandi i Burundi ndangije ivuga butumwa no gusura ababyeyi niyo baba fata bato Buvira iranjana buriya Tanganyika igora ku bihugu byinshi. yego ikora no kuri Zambia warubize
okay imvana Uvira ingeza Mpurungu ni intara ya Zambia ndambuka mfata bisi ndagenda ngeri Rusaka turacyari muri 2017 aho niho watakarije bya bintu wavugaga yes naho natakarije cya gikapo nakubwiraga ngo ngere hari ya Rusaka njumvishe madamu n'ababyeyi be of course nibo ababyeyi banje kandi barabyemera turaza ngo tugere hano rero nkomerezaga aho Charles aho natereye cyagi ntangira kubyura connection nari mfite icyo gihe Imana iramfasha ya New Tabernacle Victory Church nakoreraga mu Rongai bahitambira ati ngwino ukomereza aho wasize ubwo 2018 yose ndaho hari Rongai ubwo from 2012 kugeza 2018 no 2017 nari Zambia wari Zambia 2017 ugaruka hano mwivuga butumwa 2018 uhita wimurana n'umuryango ndaza ungere hano nagize amezi make ya Kitengera niho nahitiye korana na Pastor Irakiza se ndi muzi hanyuma mpita njya Rongai gukorana muri iryo kanisa nariko mubwira ry'abakenya kugeza 2019 sasa ngo igere Imana ni gitangaza za guhura n'umugabo bita David Pastor David aranyimbwira arangura ati ni muri umuna wa Bishop Lai ni umuhungu wa Bishop Lai sorry Bishop Lai uramuze yaho hano muri Kenya niwe mu pastor hano muri Kenya ufite kanisa rinini none mpura no muhungu wiwe anyibwiye ndamwira ati no Lai ndamuzi tiwo umuhungu wiwe kuko ngiye singiye no kucana n'umuhungu we gute akurabona Imana yampaye mu binanje akamubona ko nsa n'umuntu akabona umeze neza so turaganira namwe ngo afite ivuga butumwa jya hano muri Kenya karagenda abwiriza mu ntara muri county zose arangiye ngo twafatikanya ndavuga ati yes arangiye ngo nkeneye n'umuntu muramye ujye ubishobora ndavuga ati niyo mpamvu ndagira ngo wampuje nawe mbese waduhuje nico yashakaga nico yagende yo ndagira ngo okay ngo usimbyizeye ngo reka tujyane mu ivuga butumwa mbanze nkurebe nkubonere kuri tele twigishijwe amateraniro twagiye Meru twageze Meru bama microphone oh my god buri gihe nshima Imana iyo ndi mu materaniro kandi iteka ryose iyo ngeze mu materaniro mw'abantu mwe ngenda namanuva umutima ubwenge mubiri byose kama mbishira aho ngaho bikaba igitambo kugira ngo Imana imanuke byanga byakunda uko byagenda kose Imana igomba kumanuka twarangije amateraniro arampamagara arambwira ati nzakorana nawe kugeza igihe uzo uwo mugabo uko abimbwira niko numva nshaka kujuguma kuko ni umuhungu wa Bishop Lai kuba muzi Bishop Lai mugende murebe JCC TV Mombasa Bamburi uwo mukozi w'Imana muramusanga aho ngaho ni umukozi w'Imana niwe mubyeyi dufite muri East Africa ejo bundi komite ishinzwe gutegura Afrika haguruka iyo mu Rwanda y'umubyeyi ya Apotre Gitwaza barampamagaye ngo barize nimba Bishop Lai yozoja kubwiriza muri Afrika haguruka mubajije Bishop Lai arambwira ati ngo arebe kuri kalendari iyo arambwira ngo igihe yoboneka ngo muri 2027 2027 nico gihe yoboneka mpamagara wari wampamagara ushinzwe iyo komite yo muri Amerika ya Afrika haguruka ndamwira ati muzehe hano yambwiye ngo ni 2027 so no mubyeyi nimbabwira ngo no mubyeyi niwe mu pastori w'umunyamuka dufite muri East Africa ko ndababwira ngewe twarabanye twakoranye amanama z'ubuzima bwe bwa minsi yose ni wa muntu utubwira kuri groupe yakazitubwira groupe turakora iki ni iki ngiki tukora amateraniro aragenda gutya nuko bigenda niwe munyamwuga gusa dufite
no mvuze gusa barari ni benshi numwe mu banyamwuka ababyeyi dufite muri East Africa beza dufite muri East Africa yego wa muhungu abwiye se amubwiye uyu musaza mpamba abwiye ati ngewe nkene gutangira ikanisa hano Nairobi kandi mfite umupasiri w'umunyarwanda ni n'umuramyi mwiza njewe ajyanye tu umunyarwanda okay turatangiye biterane mu Nyeri biterane Meru biterane Kituyi biterane Nakuru biterane hirya no hino hano muri Nairobi amakanisa menshi ya JCC nama overnight menshi twakoze umunsi umwe turi mu nama tugiye gutangira uyu muhungu nyine David yampamagaye ngo dukore inama buryo tujye kureba aho tuzatangira ikanisa hano haruguru Maruruyi urahazi Maruruyi ni hano haruguru hege muze baba baramuhamagara arambwira ati ndagushaka Mombasa ejo uzaza avuye muri iyo nama muhungu yayurira indege ajya Mombasa ageze Mombasa isa yatamubwira ati ibyo gufungura ikanisa ryawe Nairobi bivemo ngiye kuguhereza no kanisa uzi ube pasteur hano kuri siège kandi ube senior pastor donc responsable ati ngiye ngiye kwirwanga hirya no hino kwisi mu matorero yanjye afite amatorero menshi Bishop Lai muri Amerika muri Europe i Burayi muri Asia sorry ahata ifite nzi ni muri Australia Pastor David abwira se ati ndaza ariko condition imwe aturiye mugabo dukorana n'umunyarwanda ndamushaka kumuha akazi hano ise ndamuha akazi kiki ati aza kurira worship team njewe ngene nkurire worship team ya JCC okay ibi bintu ntago ari ibintu byoroshye nagize ngo ndasanga ari abaririmbyi 20 kujya twamenyereye korali rimwe abantu 300 korali donc iyo yitwa worship team bo bayita kwaya ariko ni worship team 300 ninjo bashinzwe bama n'izindi nshingano mu itorero mbana associate pastor wungirije wa Pastor David donc nari mfite inshingano nka zitatu worship leader muri ndi department hanyuma nkaba pastor wungirije donc ma pastor yose pastoral meetings planning byose ndabibamo ndapanga kimwe n'abandi muri JCC nukuvuga ngo muze nahamagara pastor kugira ngo bapange torero ndabanicaye nagari ibintu byoroshye favor ni favor gusiva kuma my brother ngezega ngiye kugaruka kuri wa muhamagaro wo kuramya Imana guhagarana ni ministeri yo kuramya no guhimbaza sanga itorero rimeze gutyo ry'abantu 10,000 byicara abahagaze abana baje muri Sunday school tubabaze abantu bazima bicara 10,000 sanga abaririmbyi bazarimba indirimbo zo muri za crusade ayinuriwe bwana wama bwana izo ndirimbo Charles yadutoje indirimbo n'izindi nagiye niga international songs international worship and praise songs fata umwaka wose wa 2021 kuko igihe cya corona ntabwo twakoze cyane 2021 ndi kwigisha babaririmbyi playlist yanjye urimo byumva donc line up indirimbo zose mfite ariko reka nguce mu ijambo gato ariko uyu mugabo Charles umufata gute kuri wewe mentor n'ubunyine ikibazo ngira nanabikubwiye contact zose zagendeye muri aya majanda yanjye natakaje contact ziwe nzangenda kuri YouTube kumushaka nkamo yari umuntu iwe so umuntu uvuga ngo iki ni iwe ni umutrainer kandi ntazabishira kuri YouTube abatekinisiye bari inyuma ni ibiraro dukomeze nuko Papa Gabi
ntangira kwigisha indirimbo iyo aho uburyo bayiririmba mu buryo bwiza. Muzehe Bishop Rai aragenda aramira arampabwa ndamubwira ati muzehe mpeza umwaka umwe nama nigisha indirimbo buri cyumweru nigishaga indirimbo zibiri nshyashya. Yes, bazi ku maradiyo no ku mateleviziyo ariko bumva ko batoza iririmba amateraniro. Ntangira kuzibigisha ndi umu étranger icyongereza cyanje accent ni Kinyarwanda. Mbese ni ibintu biteye ubwoba ariko nihagararaho mba confidence yo mu rwego hejuru. Papa Gabi umwaka urashira ndi kwigisha indirimbo. Abakristo bama batora indirimbo zanje barazikunda baraziyoboka batangira kuziririmba no mu maserire. Nivuga ngo zanje ntabwo arizo nanditse izi international playlist wakoze. Yes. Ikindi kintu nari ngamije nikihe nari ngamije kurezinga gutraininga bijye cyarasi yankoreye naje mbikorera abandi kuko sinari kubikora ntambikisha indirimbo ziba challenging. Mwabaramyimwe ushaka guchallenging abaririmbyi bigisha indirimbo abakonditeri ntugoza n'indirimbo abantu bazi baraguheza ideas baheza indirimbo batazi bumva batona ashobora kuririmba bumva bona aririmba batoyinezererwa baha bayiririmba batokuzura umwuka tonge batojyoherwa batukuyiririmba. Nicyo kintu nakoze amazimana impereza abana b'abakobwa abahungu si benshi b'Abakenya hariya Mombasa. Ndababwira ati mwebwe mu ngandukire mu nyumve ndashaka kubaha kino kintu mfite kuko simfite iminsi myinshi ni nacyo naje gukora. Nakaza nkora repetition ku manywa na nijoro kuko ndashaka guhindura buririmbyi nico banjane yari nico bamereye akazi. Yego nakaza nkora repetition kugeza saa 5 z'ijoro. Abarinzi nkabingana umutaye bakambwira no dukomeze 2022 twama dufata ikirere JCC turayibirandura. JCC bagira conference yitwa ngo ni Word Explosion ya mihinduka nasanze buri cumwe buri kwezi baza batumira abahanzi inshuro zibiri abahanzi bose bo muri Kenya nabo muri Nigeria. Imana dukoresha ikintu bakuraho iyo desturi yo gutumira abahanzi ngo aribo baza ngo bazamura amateraniro kuko nazanyemo ideology yo kuvuga ngo ni twebwe worship team dutuma abantu ba pastor batumira bari none mwabana mwe ni munyuve kugeza igihe niyo babatumiraga abahanzi none bose bahano ndabazi bose nijo baba hostingaga baza bahagera bakavuga ati ni igihe mpamvu badutumiye turakora iki nibi bintu uyu mugabo hakora n'ubu ngo hari bamwe mpamagara hano kujya kubareba bakambwira ati what kurenda guduhamagara ngo dusabe umwanya ngo utugire kuko nanje bazi byo nabakoreye iriya kandi byose nabikoze mu rukundo rw'Imana nta kirenze mugane w'uyu mugabo yego nta birenze. So 2022 Gabi nagiraga amaterano 16 mwiyinga 16 mwiyinga mu cyumweru kimwe mu minsi 7 wowe ukagira amateraniro 16 buri munsi na 3 ku cyumweru 8 mbese kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5 na 3 ku cyumweru 8 nama ngenda iyo 2011 yose uko nigishaga indirimbo nyinshi mentaninga n'abandi amaze mfata microphone ayo materaniro yose ngayaririmbamo ijwi riragenda ribibuye twavuga mpamvuga nkaho sa nusaraye birate ariko ubu nyine wumva stage ibintu byo okay ico mbivugiye nuko ntazasarara gusarara byavuyeho narasaraye ijwi riramenyera rirandeka riravuga ati genda turakwihoreye kubera kurikoresha
ngo habe 2022 mu kwezi kwa gatanu nari narihaye ndakaza nama ni nandika nkavuga ati aya mezi ngiye gukora iki namavuga ati reka ngabanyije kuri leading noneho barya maze umwaka n'amezi ane training ntangire kubahereza amaze abana baravumbuka nkamubwira ati wewe uremera gutangirira amateraniro cyangwa wowe utangiriza nyasoze bakundaga kumbwira ngo reka batangire kandi nkabikunda cyane kuko muri team hariho abataka no mu kuririmba niko bizemera urashobora gutangira inani indirimbo kugira ngo tuze kuyisoza uyihereza wa wundi ujya muri climax ariko uyu nguyu uhitinga climax uyu yatangiye abantu baraguhereza aho yaragejeje kugira ngo ntushobora kubazamura uhita uhamanura so indirimbo ko yari gufata imanutse ite kandi ibyo bintu muzabibona mu materaniro so ibyo rero ni ibintu twibandaho ni nk'abakoca mu kibuga none iyo mubikoze gutyo hari ibintu tuza tubona nko kuryamira abandi ugasanga akenshi iyo ugarutse gutyo ukagaruka ntituzita ko wa muntu aryamira abandi ntabwo atuma nabo bagera hariya ngo bahitinge iyo climax urakoze njyewe ahubwo ndakubaza ngo dutekereze hamwe ese uyu muntu afitiye motive ko aramentaringa cyangwa koko ari selfish kuri microphone ariko uremera ko n'aba selfish bari babaho benshi hari abikunda badatuma abandi bafata mikoro yes kandi ugareba nico bahaba savinga rwose kita kandi ukabona yikunze atarusha barya ari kuyima yes biterwa n'iki mu kwikunda nyine selfishness ya microphone kandi bibaho pe ndabyemera bibaho uye turabazi tubabonaga natwe timuza muririmba muri mwenye bibaho ariko iyo umumenta nk'icyo kintu nakoze umwaka n'amezane narimba kugeza igihe babona ko narushe nkabona gusingiriza undi muntu ariko nyuma y'ayo mwaka n'amezane mu kwezi kwa gatanu kwa 2022 ntangira gutanga microphone abana na mama zamura umwaka wagiye gushira ari aba worship leader beza uyu mwaka wa 2023 twama dufata JCC turayataka none ndabagabagabanya itavuga ati wewe nguhaye English service wewe nguhaye workers service wewe nguhaye Kiswahili service wewe nguhaye family service kandi ngahita mubwira avant nko kuwa kabiri kugira ngo atangira tegura amateraniro hanyuma izo za morning glory aya materaniro morning glory Mombasa twebwe ntabwo morning glory ari abantu babiri batatu morning glory n'abantu 1000 kirenga ko Mombasa tubaziho umuco wo kuryamira no kubyuka ibintu zabo byitonze abona abaswahili GCC twaratwojoga na wa musaza abakristo ibyo bimbishuma ni discipline ya gusenga twese turabyuka saa 9 mwe mubyuka kare ko nkunze kuja Mombasa nashika ukabona gahunda mwari muzi kutangira mu gitondo abantu masaa 2 saa 3 nibwo ako JCC biratandukanye byo ni tori uramusoza yatoje kwere ni umumenta mwiza cyane pastor mwiza rwose nuko noneho ntangira kubaheza za morning glory batangira kuziririmba morning glory ndababwira ati tugiye kuyihindura tuyigira amateraniro nkayo ku cyumweru je nakaza ndonga planning worship experience morning glory muri morning glory nkama ntangaza nkababwira ati turaririmba uyu munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatanu dufite worship experience mu gitondo saa 10 mu gitondo saa 10 ubwo mwajaga mu rusengero cyangwe online mu rusengero kandi morning glory zose ziba ziri online can you wigize wumva worship experience ya morning glory general biteguraga ibyo bintu kugeza ubwo uyu mwaka utangiye nahamagaye Bishop Renda mubwira ati icyo maze igihe nkora hano ndabona ba Willy nimba Charles yaraje asiga Willy asiga Charles muri Kenya abanza kujya Zambia arongera agaruka ubu nyine ndacyakomeza ndacyarimba Charles ubu Mombasa hari abana bari mu kuririmba nirwa nakira ama telefone
ndatoje umudiyakoni nkumva arampamagaye arambwira ati runaka yaririmbye ya ndirimbo numva ni wowe. Wow. Okay, noneho rero urakoze cyane kandi ndumva ari urugendo ni experience imeze neza kandi ifite ubaye aho ngaho muri JCC ufata gahunda yo kuza Nairobi gute gukora iki? JCC nyibayemo bukenda basezeye cyatumye mbasezera. Ari umugabo watubwirije i Burundi muzungu aravuga ngo ukisikia msukumo wa ndani ngujue huyo ni Mungu. Naje kumva umuhamagaro mu mutima wanjye wo kuza gukutangira worship, shout hallelujah, movement, organize my event ariko ngamije cya kindi Charles yakoze muri iki, cya kindi nanjye nakoze Mombasa, none ndabatirika nkizane hano nyuma yo kugenzura ubukene buri mu matorero. Ubuhe bukene? Bwo kubura aba worshipers, bwo kubura abantu bahagararana n'iyi ministry, bayihagararamo nka ministry. Nivuga ministry abantu bumva ko ari kwigenga, no, bumva urusengero, bumva urusengero ariko kuburi mu rusengero uhagaze muri iyo department ushinzwe Imana mu materaniro. Ni ukuvuga ngo wewe ntabwo uje gushinga ikanisa? No. Kuko twewe uvuze ngo uje gutangiza ministry twumva nyine kugiye gutangira ikanisa rya Willy. Oh yeah. Ni shout hallelujah. Shout hallelujah ni ukuvuga ngo surusengero. Oya surusengero. Kene ngo dusobanukirwe hano. Yego ntabwo ari urusengero. Kuko natekereza mu badukurikiye benshi babonye Willy Nairobi babumvise shout hallelujah, dutegereje kubona wakubise ingoma hariya tukaza gusengerayo. No. Shout hallelujah no umuryango utegura event zo kuramya Imana, ngatumira abaramyi benshi bashoboka bo mu matorero atandukanye. Wenda uze kumunyemera muri rero n'umwanya kubwira umupasiteri wose ushobora kunyumva. Ndawuguhaye. Urakoze rwose. Umupasiteri wose ushobora kunyumva ukurikirana Afrimedia TV, nimba bishoboka igihe cyose nje kubasaba kugira ngo dufatikanye gutegura igitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza kubw'imbabazi z'Imana, kubw'uyu muhamagaro, ujya wihangana umpereza aba worship leader bawe. Donc bari abantu bashinzwe kuramya no guhimbaza, kuko tuzajya tubikora mu buryo Imana izaza ibiduhamo kugira ngo dukore impartation, kugira ngo dutoze twereke abaramyi uburyo amateraniro agomba kuba ameze, tutabyikoresheje ahubwo tubikoreshejwe n'umwuka wera. Ibyo nibyo rero Imana iduhaye muri kino gihe, kandi ishaka ryanje ni ukugira ngo itorero ryawe iyi department yo kuramya no guhimbaza ifati ya mbere yo gutanga Imana mu bantu no kuzana ububyutse, amahinduka, donc kuzana revolution, kuzana impinduka impinduka mu nsengero zacu. Iyo niyo shout hallelujah rero. Urakoze cyane. Nuvuga ngo shout hallelujah twari tuzi ko ari ikanisa dutegereje, ariko ubu tubashije gusobanukirwaho kuko twabonye harantu nkangaye twumvise uvuga ngo uje gutangira ministeri yawe, wasezeye muri JCC utangiye ministeri ya shout hallelujah, kandi ubu nyine ministry hano umuntu asigaye abyuka mu gitondo, nabyuka nkuko kwanje nabwiriza ahantu bagakubita amashi ngahita mfungura ikanisa ngahita ntangira hanje. Rero nka Willy rero wari ufite izina riremereye gutya kuki wewe udatangira ikanisa? Gutangira ikanisa ngendera ku Imana impaye, iki birambwira gukora.
sinababwiye ko Shelter of Life bankuye kuri stage bakantuma muri gukora branch, kuyobora branch. Actually iyo branch bantumyeyo kuja kuyitangirayo, narayitangira komera. So gutangira ikanisa kurinje ntabwo ari ikintu kigishitse, kandi si ikintu cyongora ndibaza, nubwo gutangira bigora iteka, ariko ubu tuvugana ikimana ishize mu mutima wanje ni worship na praise, kubitoza abantu, kubyereka abantu ko ariyo materaniro, ko ari cyo kintu kigize amateraniro. Rero kuki witwa pasiteri? Impamvu nitwa pasiteri, icyambere nuko ari inshingano nahawe. Wambaza uti kuki ntazikora? Ndazikora cyane cyane. Mfite amagroupe, hari abana benshi mfite, babyita ngo muri batisi, muri nakajya numva kera babivuga, abana mfite bo mu mwuka ndera nigisha. Ndetse hari n'abandi mfite mu matorero atandukanye bashinzwe kumbaza ibibazo. None iyo babimbajije suko mfite ubumenyi buruta abandi, ahubwo ni mu rwego rwo gusangira gusa Kristo, tukamusangira, tukamumanyagura twese kugeza igihe tumusabye akaduha ibisubizo by'ibibazo bimwe tugenda twibaza muri ubu buzima bw'uru rugendo rwa gikristo. Ni ukuvuga ngo pasiteri ubundi ni izina cyangwa ni fonction? Pasiteri ni umuhamagaro. Abaefeso ibice 4 umurongo wa 11, bamwe yabahaye kuba abarimu, abandi abungeri aribo ba pasiteri, abandi ababwiriza ubutumwa bwiza, intumwa n'abahanuzi. Ni ministeri zitanu Yesu yasize zizayobora itorero. Nivuga itorero ni ukuyobora abantu, abana b'Imana, ababyawe ubwa kabiri, abavutse, abakristo, abakizwa, abarokore, bayoborwa na ministeri zitanu. Ubu ngubu biratandukanye, kandi abantu bafite za commentaire nyinshi n'ibibazo byinshi, ariko imwe muri ino ministeri, muri zino ministeri niyo ngewe Imana yampamagaye. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora kuba pasiteri nta kanisa ayoboye? Sinshaka gusubiza uko mbyumva, aho cyari gikwiye nuko nabisubiza uko biri. Nahubwo ndakubaza nanje wihangane ngusubirisha ikibazo, itorero ni kanisa cyangwa n'umuntu? Reka ngusubize, reka nisubize, itorero n'umuntu. Ari gusubize nta kibazo. Ubwo ndagira ngo mari ibyo bibazo zinje, kubera ko ari injuri kubaza kandi ntari kwibariza nje nyine. Okay. Hari abandi badukurikiye kandi bakeneye icyo tubwira. Okay. Itorero n'umuntu, n'ubugingo, ni soul, n'umuntu. Nimba rero n'umuntu umwe gusa, hari umumenta wanyu, umupasiteri wanje umwe muri abo bansengeye, nigira kumubwira ati papa ndashaka yuko nzafungura itorero, ankorera igitangaza. Arambwira ngo ibyo ntubitegereze cyane, ngo ubishireho umutima. Arambwira ngo pasiteri Willy, uko nyine nubwo azampamagara, umuntu umwe gusa arahagije. No mushumba nkeneye kugira nk'abantu 100 500. Arambwira ati si bibi, ariko nje nka pasiteri wawe ndakubwira umuntu nkamubaza umwe, akambwira ngo umwe, ngo urashobora kuba pasiteri w'umuntu umwe ukamujyana neza, ukamukurikirana neza kugeza umwinjiza mu bwami, kandi mukinjirana ntiyinjira we ngo usigare. Ngo kuruta uko washorera abantu 500.
ngo maranambaza ati se gushorera umuntu umwe kurera umuntu umwe no kurera 500 ikigoye ni iki? Ndamusubiza ati ikigoye ni ukurera 500. Arambaza ati none se kuki nshaka ibigoye ibyoroshe bihari? Ndamubaza ati se ese 500 mbashikijeyo ibyo ni bibi? Arambwira si bibi, atariko nibyo bigoye. Atumwe umwe ukagenda ukamubwiriza ubutumwa bwiza, ukamukurikirana, ukamwigisha, ukamusengera, ukamwinjiza mu bwami. Nico kintu coroshe kandi cyiza kandi gifite pourcentage nyinshi zo gushoboka. Ariko 100 ushaka Willy 200 500 ushaka, usibye ibindi bintu wenda byihishe inyuma utekereza nk'umupastori. So umuntu umwe ntiwaba pastor udafite ubushumzi. No kuvuga ngo wewe muri gahunda zawe ntufite kuzashinga ikanisa, inyubako tubona kugira ngo nivuga ikanisa simvuze itorero, mvuze ikanisa. Dufite kuzashinga ikanisa. Itorero cyangwa inyubako? Ikanisa. Okay. Kubera yuko Imana yabimpaye bizabaho. Bizabaho. Yeah. Okay. Urakoze cyane. Ubwo reka dukomeze dutegereze igihe bizazira. Nibiza nabyo tuzabyakira kandi Imana izabiha imigisha. Amen. Pastor Willy, naringize ngo ubwire icyo ubwira abantu tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ijambo uhaye wumva usigaranye ile na waka moto turisige hano. Urakoze Papa Gabi. Bene data bavandimwe, mwegera Imana, twegera Imana. Imana iradutegereje, Imana iradushaka kuruta uko twe tuyishaka, iradukunda kuruta uko tuyikunda. N'umuremyi iratwifuza cyane. Mureke twemere kandi tuyishakishe uburyo bwose. Abashoboye kuzamura indirimbo zineze zikazimanukamo, mureke tubikore. Abashoboye gusenga, cyane cyane ko ari umurimo wa buri wese, dusenge. Abashoboye kuyimenyekanisha, tubikore nk'ababyikorera, ni umurimo wacu. Hanyuma ndi hano Nairobi, ndimo ndakorera muri Hallelujah, shout hallelujah. Iyi shout hallelujah irakugeraho vuba, aho muri no mujyi utuyemo. Abatuye hano Kasarani ni vuba cyane, turimo turategura worship experience. Kitengera turimo turaza vuba, Umoja turimo turaza, na Rongai no mu mujyi wa Nairobi hagati. I Bugande turimo turaza, mu Rwanda turimo turaza, muri Canada turimo turaza, henshi hashoboka turimo turaza, cyane cyane ko noneho dufite na media. Uyu mugabo turi kumwe kandi Imana irimo iramukoresha ibintu bikomeye kugira ngo tubashe kubageraho mu buryo bworoshye. Hariho umwana, umugabo warampamagaye muri Amerika, arambwira ngo umwana we karicura, kujya umwana yicura, akamaja muri saro, akababwira ngo nimushiremo kadosh 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 kadosh, iriya waciyemo. Bakinga unyabona ngo uryame ntiburaca. Ati no, mubanze muyishiremo. Umwana ibitotsi bikamufata, tuba turirimba. Hari ikimana irimo iradutuma, hari ikimana irimo iraduha kugira ngo tugisangire. Igihe cyose tuzaza aho utuye, mu muhano utuyemo, mu mujyi utuyemo, mu karere utuyemo, muzatwitabe, dufatikanye kuzamura Imana. Mwibuke ko iyo yazamutse, iyo twayizamuye izimanuka, kandi iyo yamanutse izimanukana n'ibisubizo byose.
Imana ibaho umugisha, Imana iho umugisha Papa Gaby, iho umugisha Afrimedia TV. God bless you. Bangukora kuri ako kadoshi ni indirimbo twaririmbye muri konseri, hanyuma kubera ko n'umugabo twarimo dukorana ari we Imana irimo irakoresha ibintu bikomeye hano kuri Afrimedia. Muraza kuyisanga muri konseri twakoze ya Shout Hallelujah. Unyemerere Papa Gaby, mbwira abantu, hari abantu batarasubscribinga kuri rwose, utanga na contact tanga na contact zawe cyane, hanyuma bakore subscribe kuri Hallelujah Ministry. hari Shout Hallelujah. Sorry. Shout Hallelujah. Shout Hallelujah. Hari akantu numvishije Papa Gaby yavuze keza ko muri abantu beza mumugejeje ku 50,000. Oh my God, mwa bantu b'Imana mwe beza. Shout Hallelujah niyo tugitangira, turacyari ifite subscribers 1,000. Mwatuzamuye mukatugeza kuri ibyo 50,000 bazorenge rwose bitambuke. Yego rwose, turabasaba mu subscribing, share, comments na like. Iyo ni inkunga ikomeye kandi tubashimira abantu bose mudukurikiranye, muzadufashe kugira ngo tukomeze tutere imbere muri ubwo buryo. It's a lamp of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. Iyo niyo ndirimbo umwana yarimo asaba ababyeyi be kumushiramo mu gicuku cyane munsi, igihe abyutse, igihe ashaka kuryama, ashaka gufungura. Niyo ndirimbo turamuramukije umwana Asha n'ababyeyi biwe Osborne na Giciro, Imana ibaho umugisha. It's a lamp of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. It's a lamp of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. It's a lamp of God who sits upon the throne. He alone is worthy of my praise. Kadosh birasobanura ngo holy, holy, God is holy. Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha. Turabashimiye abantu bacu, turabashimiye abantu mudukurikiye. Ibikorwa byanyu, butwari bwanyu gukomeza mudukurikira ni by'agaciro. Turabashimiye cyane abantu mukurikira Afrimedia Live. Share yawe nababwiye ngo ni y'agaciro. Share yawe ni y'agaciro kuri twe. Iyo ukanze share ukabyohereza undi muntu, bigira umumaro kuri twebwe, bigira ico bitumarira. Turabashimiye cyane. Uyu mugabo yabasabye gukora subscribe, mugende musacinge, mwandike Shout Hallelujah. Shout Hallelujah, muyishigikire nkuko mushigikira Afrimedia Live, nkuko mwadukunze, mugende mushigikire iyi ministry nshasha iri muri Nairobi. Ubwo nabari hirya no hino nubundi muzajya mukomeza kubona ibikorwa bya Shout Hallelujah, kubera ko isi yabaye ntoya, yabaye umudugudu. Uyu mudugudu turiho rero, reka tubanemo twese tujane muri runo rugendo. Afrimedia Live turabashimiye, mwari kumwe na Director Gaby. Ubundi Imana ibamenyera ibyanyu. Murakoze cyane.